wemenyesha igihe iwacu sa imuhero atijoro ryijimye cyane guma hanyuma inzi wemenyesha igihe iwacu sa imuhero ryijimye cyane uraca hanyuma ride ukomeze turorere inzira ugeze uzageraho umunsi uhoraho uzagerayo umunsi uhoraho. Sifa kwa Bwana. Chomhidana we ansubiza itonza ti doruru gamba ruzashira mu ntambara niwe chomhidana we ansubiza itonza ti doruru gamba ruzashira guma mu ntambara habare wihangane wirekini rimo yawe tuzabo n'ibihembo kiza nidutabaruka n'ibihembo kiza nidutabaruka. Shalom shalom, tuguhaye ikaze hano ku isengesho ribohora official. Imana amahoro iguha umugisha. Mwumvise ko dutangiye mu ndirimbo ivuga ibyo mwumvaga, ariko icyo nje kuganira namwe kijyanye n'iyo ndirimbo nyine. Mwumvise ko iki gitero kivuga ngo murwanyi we, cyo mbwira nawe turi abarwanyi b'Uwiteka bari mu ntambara z'umwuka, abarwanira destination zabo, abarwanira kubaho ndetse tukarwanira n'ubugingo buhoraho. Turi mu ntambara, ariko intambara yamaze kurangizwa n'umwami Yesu Kristo tugendera mu kwizera. Ni intambara yo kwizera, ni intambara yo kurwana intambara nziza yo kwizera. Paulo yandikiye Timotheo aramubwira ngo urwana intambara yo kwizera. Ni intambara turwana yo kwizera. Rero Imana amahoro iguha umugisha, kandi Imana amahoro ikugirire neza. Nawe agiye gusoza urugendo, hari ayandi magambo yavuze ngo narwanye intambara nziza yo kwizera, igisigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo ry'Uwiteka asezeranyije abamukunda. Ni ukuvuga ngo rero mu isi hano mu buryo bw'umwuka turwana intambara yo kwizera. Hari icyigisho twashyizeho kigaragaza ukuntu abakozi ba Satani n'abana b'umwijima barwanya kwizera k'umuntu kugeza igihe bagukubitiye hasi, kuko Satani arabizi yuko kwizera niko konyine kuzimya imyambi yakurasa, niko konyine kubasha gusama amakombora
y'ibibazo bitandukanye akurasa, kugira ngo rero abashe kukunesha, nuko abasha kwangiza ubwirinzi bwawe. Ubwirinzi bwawe ni ukwizera. Niyo ntwaro ya mbere y'ubwirinzi wahawe n'Imana. Kwizera kwa niko kugucingira, niko konyine kukurinda, niko konyine kugukiza. Imana iturindira mu kwizera, nta handi turindira. Iyo watakaje kwizera, uburinzi bw'Imana bugukurwaho. Iyo watakaje kwizera, imiyambi yose Satana kurasa ikugeraho. Iyo watakaje kwizera, no kubaho byakugora, kubera ko ijambo ry'Imana rirambwira ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, ngo umutima wiwe nusubira inyuma ntabwo nzamwishimira. No kuvuga ngo hari abantu basubira inyuma mu mitima yabo, akaba atasubira inyuma ngo akore ibyaha bitandukanye, ariko mu mutima we yamaze kunamuka, yamaze gucika intege, yamaze gucogora, yavanywemo ibyiringiro, yavanywemo kwizera. Ndagusengera kugira ngo rero kwizera kugusubiremo mu izina rya Yesu Kristo. Buriya si ikibazo cy'abagusengera cyangwa si n'ikibazo cyawe ubwawe, si n'ikibazo cyo gusenga nabi, ahubwo ikibazo kiri mu kwizera kwawe. Kuba udasubizwa si uko binaniye Imana, ahubwo ikibazo ni ukwizera kwawe. Kuko abaganaga Yesu bose hari abo yababwiraga. Urugero nk'impumyi yari ihagaze, yari iri ku nzira, yabanje gutabaza, irahamagara ati Yesu mwene Dawidi mbabarira. Ngo Yesu yarakomeza arigendera, asa nk'utayitayeho, akomeza urugendo rwe. Noneho ngo ikomeza gusakuza, bamwe mu bari bayegereye ngo barayihosha, ngo barayibwira ngo ceceka, ariko ya mpumyi icyo yakoze yarushijeho gutaka. Yesu kugeza igihe yumvise arayibwira ngo ni mumunzanire hano, ni mubwiraze hano. Impumyi iraza yegera Yesu. Yesu aribaza ngo urashaka ko nkugirira nte? Suko Yesu atabonaga ko ifite ikibazo cyo kutabona, ariko yagira ngo yumve niki ishaka, niki keneye, kubera ijambo riravuga ngo musabe kugira ngo umunezero wanyu ube wuzuye. Nuko rero Yesu aribaza ngo urashaka iki? Impumyi irabwira ngo ndashaka guhumuka. Icyo Yesu yashubije iriya mpumyi, arabwira ngo kwizera kwawe kuragukijije. Icyo nicyo kintu cya mbere Yesu yabanje kuyibwira. Nuko ngo rero kwizera kwawe wowe unteze amatwi niko konyine gufite Imana igomba gucamo kukagukiza. Kwizera wizera mu imbaraga z'Imana, kwizera wizera mu bushobozi bw'Imana, kwizera wizera mu bubasha bw'ijuru, kwizera wizereramo imbaraga zidasanzwe, za mbaraga z'Imana wamenye. Ugafata ikibazo cyawe ukakigereranya n'imbaraga z'Imana, ugasanga ni ubusa imbere y'Imana. Hanyuma rero wasenga ukaba wizeye yuko muri uko kwizera usoza gusenga cyakemutse. Cyangwa se niba ukeneye gusengerwa, ugiye kugira ngo agusengere, ukaba uzi ngo mu kunsengera ko kirahita gikemuka, navuga ijambo rimwe kirahita kirangira. Umunsi umwe ngo haza umutware, uwo mutware w'abasirikare araza yegera Yesu, ngo aramubwira ngo agakobwa ke kararembye, amusaba kugira ngo agakize. Noneho ngo amusabye kugira ngo amukize, mu Yesu akomeza kwivugira ubutumwa. Noneho ageze aho ngaho, ubwo ko Yesu yashakaga kujya mu rugo rw'uwo musirikare, ariko wa musirikare ageze ahabwira Yesu atumva rero nanjye ndi umutware utwara abandi bantu. Iyo mbwiye bamwe mu bo ntwara, nubwo ntwarwa ariko nanjye mfite abo ntwara, abo ntwara, abo nyoboye. Iyo mbabwiye ngo nibagende baragenda, iyo mbabwiye ngo nimwicare baricara. Si ngombwa yuko wowe Yesu Kristo ugeri wanjye, vuga ijambo rimwe gusa umwana wanjye arakira. Vuga ijambo rimwe gusa. Yesu ngo yumvishe kwizera ko musirikare kuramutangaza, aravuga ngo no, ntarabona kwizera kungana gutyo. Niko yahise amubwira ngo rero sasa igendere bikubere nkuko byizeye. Ako kanya ari wa musirikare akiri mu nzira arimo aragenda, ngo hahita hazi intumwa zimubwira ko umwana we yakize. Zimuga ko umwana we yakize, ngo akipereje ngo asanga ngo yakiriye cyagiye Yesu yavugaga rya jambo. Shuti mukundwa muri Kristo Yesu, kwizera niko konyine kubasha kukubohora no kugukiza. Rero Satani n'abarozi babasha gucanganyikisha kwizera kwawe, bakakuvuyanga, bakakugosora, kugira ngo kwa kwizera kwawe kwe kuba kuzuye, kwe kuba gushyitse, ni gupimwa gushyizwe ku munzani mu mwuka. Kuko kwizera kw'abantu
kujya gushyirwa ku munzani. Imana ikagushira ku munzani, ikakugerageza, ikareba ibiro byawe, ikareba niba gushitse. Petero yaranditse ngo nubwo izahabu ibasha gushonga ariko bayicisha mu muriro, ngo ni nako kwizera kwacu ngo kugeragezwa, ngo kugira ngo kurebe koko kuzuye kandi ari ukukuri. Imana ikeneye umuntu ufite kwizera kukuri. Kwizera kukuri niko konyine kwazimya ibitero by'amahembe ugabwaho. Kwizera niko konyine kwagukiza diabete, kwagukiza kanseri, kwagukiza ibyo bintu bigenda mu mutwe, kwagukiza ibyo bintu wumva biba bigendagenda mu bitugu byawe. Ni ukwizera gusa. Kwanza unafite kwizera ushobora gusoza hano kubwiriza no kuvuga ubutumwa bwiza hangaha wamaze kubohoka, wamaze gukira. Hari benshi bajya baca mu gikari bakambwira ko ubuntu bw'Imana bwabakirije mu isengesho twasenganye nabo. Nawe rero ufite kwizera, twasoza umubiri wawe wabohotse, twasoza hari ibibazo byakemutse mu buzima bwawe no mu mibereho yawe. Icyo usabwa gusa ni ukumenya ngo ni impamvu cyo kwizera kwanjye guhungabana, nta kindi. Twabonye ko abarozi bakugira gute, bakudevia. Twabonye ko abarozi bakuvuruga. Twabonye ko abarozi bashobora kugucanganyikisha mu kwizera. Niba utarumva icyo cyigisho ugenda ukirebe, hanyuma numara kukireba ujye umenya uburyo usaba Imana Data twese kukongerera kwizera. Ukeneye kongerwa kwizera. So rero twatangire mu ndirimbo ivuga ngo murwanyi we cyo mbwira nawe, ese uru rugamba none umuririmbyi agasoza avuga ngo guma mu ntambara kuko urugamba ruzashira. Intambara uhagazemo ifite igihe yategekewe igomba kurangiriramo. Iyo ntambara y'ubukene, iyo ntambara yo gutabwa, iyo ntambara y'igisuzuguriro, intambara y'ubusibateri. Urwana no kugira ngo uve mu busibateri ariko ukabona wapa umwaka wa mbere ugakubita undi kaza. Urwo rugamba rw'uwo mwuka urwana nawo w'igisibateri urarutsinda mu izina rya Yesu Kristo. Urwo rugamba urwana narwo rwo kugira ngo umubiri wawe ubohoke ukiri indwara zose, ndagukomeza mu izina rya Yesu Kristo ngusubizamo intege urakira umubiri wawe kuko nta kinanira Imana. Urwo rugamba urimo rwo kurwanirira iterambere ryawe kugira ngo imibereho yawe ihinduke, ariko ugasanga wapi ntibikunda ko imibereho ihinduka. Guma mu ntambara, ugicika intege, komeza ukore, komeza unasenge. Mu gihe gikwiye imibereho yawe iraza guhinduka mu izina rya Yesu Kristo. Mu gihe gikwiriye Imana iraza guteza ikintu kidasanzwe, habeho ikintu kidasanzwe, hacika inzira mu buzima bwawe, cyangwa haharurwe inzira aho wabonaga hatari inzira, ushike ku cy'umutima wawe uhatanira kandi ukeneye. Wowe wicika intege, wicogora. Guma mu ntambara yo gusenga, guma mu ntambara yo kwizera, guma mu ntambara yo gukora. Winanzwe no gukora, komeza ukore, wirambirwa, wicika intege. Wivuga wibona ko ako kazi ntacyo kakugezaho, komeza usenga, Imana izakaguheramo umugisha, ibintu bizahinduka. Birashoboka unteze amatwi urwanywa mu kazi, ubona abantu bakurwanya hasi no hejuru, ugashaka gusezera muri ako kazi, urabutsinzwe. Wisezera muri ako kazi, komeza ufighting hamwe no gusenga, komeza gukora inshingano zawe, komeza gukora ibikureba. Abo banzi bawe bazatsindirwa imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. Guma mu ntambara rero. Nje kuvugana nawe ngo guma mu ntambara yo gusenga no kwizera. Guma mu ntambara y'icuri murahatanira, y'icuri murarwanira, uzakigeraho mu izina rya Yesu Kristo usumba amazina yose. Rero uyu munsi ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana tubona mu kubara igice cya 31. Turahera ku murongo waho wa mbere. Kubara igice cya 31 guhera ku murongo wa mbere. Ngo Uwiteka abwira Mose ati, uhorere Abisiraheli Abamediyani, maze nyuma uzapfa usange ubwoko bwawe. Mose abwira abantu ati, mutoranye abantu bo gutabara, mubahe intwaro batera Abamediyani, kugira ngo Uwiteka ababahoreshe. Mukure ingabo 1000 mu muryango umwe no mu yindi y'Abisiraheli yose. Nuko batoranya mu bihumbi by'Abisiraheli ingabo 1000 mu miryango yose, ziba ingabo inzovu 2000, zifite ibihumbi inzovu
ziba ingabo inzovu n'ibihumbi 2 zifite intwaro. Mose yohereza izo ngabo ari igihumbi mu miryango yose ngo batabare. Aboherezanya na Feniyasi mwene Eliyazari umutambyi ajyanye ibintu by'ahera n'amakondera yo kuvuzwa ijwi rirandaze, ngo barwanya Abamidiyani uko Uwiteka yategetse Mose. Bica abagabo bose, bica n'abami n'Abamidiyani ari bo Evi na Rekemu na Suri na Huri na Reba, abami b'Abamidiyani uko ari 5, kandi na Baramu mwene Bowori bamwicisha inkota. Abisiraheli bajyanaho abanyagano Abamidiyani kazi n'abana babo bato, banyaga inka zabo zose n'imikumbi yabo yose, basahura n'ibintu byabo byose, batwika imidugudu babagamo yose n'ingo zabo zose, batabarukana isahu yose n'iminyago yose y'abantu n'amatungo, imbohe n'iminyago n'isaho babizanira Mose na Eliyazari umutambyi n'iteraniro ry'Abisiraheli aho baganditse mu kibaya cy'Imowabu kinini kuri Yorodani ahateganye ni Yeriko. Amen. Tumvise iyi nkuru, iyi ni byabaye. Uyu ni Uwiteka abwira Mose ngo ahorere Abisiraheli ku Bamidiyani. Noneho amaze kubwira Mose ngo atoranye ingabo zataka Abamidiyani, wakwibaza ngo kuki Uwiteka atari we warwaniye Abisiraheli imbere y'Abamidiyani ngo yohereze yanarwane? Kuki Uwiteka yasabye Mose guhorera Abisiraheli imbere y'Abamidiyani? Igisubizo ni iki: hano mu isi Imana ikorera mu muntu. Imana ni umwuka yibereye mu ijuru ry'umwuka, yibereye mu isi y'umwuka ariyo twita ijuru. Iyi si turimo ni isi bifite imibiri. Ijambo riravuga ngo isi yayihaye abantu ariko ijuru ni iryayo. Nuvuga ngo rero iyi si yahawe abantu kugira ngo Imana iyikoreremo, ikenera wowe, ikenera kwitiza umutima wawe, ikenera kwiha ubwenge bwawe, ikenera kwiha ubugingo bwawe. Niyo mpamvu ijambo rimbwira ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Nuvuga ngo rero kugira ngo Imana ikore izakenera umutima wawe, izakenera ubwenge bwawe, izakenera ubugingo bwawe. Nk'Imana y'umwuka rero iyo iramanuka ikinjira muri wowe ikagukoresha ibyo yagombaga gukora yambaye umubiri. Semene amen. Sinzi niba ubyumva, reka nongere mbisubiremo. Kugira ngo Imana ikore biyisaba umuntu ugomba kuyiha umutima, kuyiha ubwenge, kuyiha ubugingo, akayiha wese. Noneho sasa Imana ikaza igakorera muri bwa bugingo bw'umuntu, igakorera muri bwa bwenge bw'umuntu, igakorera muri wa mutima w'umuntu, igasoza umugambi wayo ku muntu wayihaye. So nukuvuga ngo rero ntabwo Imana yagombaga kumanuka ngo irwane, ahubwo mu mikorere y'Imana irwana ikoresheje umuntu, ikoresheje umuntu. So nukuvuga ngo rero niyo mpamvu rero utagomba kunamuka no gucika intege mu byo uri kurwanira. Ijambo rirambwira ngo niyo isubiza intege abatishoboye ibongereramo imbaraga, utishoboye imwongereramo imbaraga. Igihe nk'iki ukeneye, ahubwo igihe uba wumva watentebutse, uba ukeneye kongererwamo imbaraga zo kurwana, uba ukeneye kongererwamo ububasha n'ubushobozi byo kugira ngo uhagarare mu ntambara zawe kugira ngo ubashe kuzinesha. Rero hano Imana imbwo Mose abwira abantu uti mutoranya abantu bo gutabara mu bahintwaro batera Abamidiyani. Ikibazo nuko warugwana udafite intwaro. Natangiye nkubwira ngo Satani iyo ashaka kunesha abana b'abantu abanza kubakuraho icyatuma bamunesha. Icyatumunesha Satani, icyatumunesha abaruzi, icyatumunesha abakurwanya bakunikoni, icyatuma unesha ayo mahembe, ibyo baguteza, ibyo bitega baguteza, ibyo bakohera, cyatumunesha ayo marozi. So kujya kwivuza kwa muganga kubapfumu ngo bagucinda sago bagutangire ngo barimo baragukuramo ibirozi, ahubwo baba barimo barakujijisha bagushyiramo ibindi. Icyatumunesha ayo marozi n'imbaraga zo gusenga, n'imbaraga zo kwizera kwawe no gusenga, ukamenya ko uburozi bwose buva bukagera ari imyuka mibi. Uburozi si
ibintu bifatika. Uburozi ni imyuka mibi. Ahantu rero hari umwuka wera w'Imana, ntabwo aho hantu imyuka mibi yapfa kuhavugira uko yiboneye. Umuntu wamaze kwimenya ko afite umwuka wera w'Imana mu buryo bw'umwuka, umva nkubwira, umwuka wera w'Imana tuwutunga mu mwuka, ntabwo tuwutunga mu buryo bw'umubiri. So none rero birashoboka rwose kuba wuzuye umwuka wera, umubiri wawe bakaba bawuroga, ariko uhagatse muri za mbaraga z'umwuka wera uzica bwa burozi bwinjiye mu mubiri wawe bugusohokemo. Aho mvuganira nawe hano hantu, niba wararozwa amaguru yawe ukaba wumva hari umuriro waka mu maguru yawe, umuriro uri kwaka mu maguru yawe, rimwe na rimwe ukumva urokerwa, rimwe na rimwe ukumva ibinya, ndagusengera kano kanya mpagaze mu mbaraga z'umwuka wera, mwohereje umuriro muri ayo maguru yawe, ariyo muriro w'umwuka wera utwika uburozi bwose bw'ibirengano, ibyo warenze ndabishiririza birekura ibirenge byawe, birekura amaguru yawe mu izina rya Yesu Kristo. Mu mwuka, niba warafashwe bakajyana ibirenge byawe n'amaguru yawe ku bicaniro by'abadayimoni, ndatura ngo mu izina rya Yesu Kristo ibirenge byawe bive kuri ibyo bicaniro by'abadayimoni mu izina rya Yesu. Ndakwatura kubohoka, acira gukira biciye muri Kristo Yesu, acira gukira biciye mu kwizera kwawe wizereyemo imbaraga z'isumba byose, imbaraga zikumira zigatwika imyuka y'uburozi n'ubukonikoni. Ndagusenyaho uburozi bwose bwari bukugarije mu izina rya Yesu Kristo, uburozi bwose bwinjijwe mu mubiri wawe bukinjizwa mu bitugu ubw'ibihoherano, bakohereye bikinjira mu bitugu, wumva ibintu bigendagenda mu bitugu byawe, ndategeka ibyo bintu biri mu bitugu byawe bisohoke mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo wumva bimeze nk'ubushishi, ibyo wumva bimeze nk'intozi bigutondagira, iyo ni imyuka mibi ibirimo iratondagira mu mutwe wawe, ndayitegeka gushya no gukongoka. Umuriro w'Imana uri mutwe wawe bohoke mu izina rya Yesu Kristo, ibyo bitugu bibohoke mu izina rya Yesu Kristo, ibyo bintu biborogera mu nda yawe ni imbaraga z'inzoka, ni imyuka yinjira ariko rimwe na rimwe ikakwinjira muri usinziriye uryamye. Abandi barogwa basinziriye bashizwe mu bitotsi bya nijoro, mukarota muri kurya muri kunywa, ibyo bakugaburira mu nzozi bikagenda bigahinduka inzoka, bigahinduka imyuka mibi mu nda yawe. Ndabisora muri iyo nda, ndategeka kugira ngo buri mwuka wose uri mu nda yawe ugusokemo mu izina rya Yesu Kristo. Hagarana nanjye mu kwizera, hanyuma mu izina rya Yesu wizerere muri iri sengesho. Sengana nanjye vuga uti mu izina rya Yesu Kristo ntegetse buri mwuka mubi wose wari uri mu mubiri wanjye kunsokamo mu izina rya Yesu Kristo. Uwo ntahaye ikaze, uwo ntigeze ntumira, uwo nigeze nsha, uwo nigeze nemvita mu mubiri wanjye ngo nyinjiremo, yewe mwamyuka mibi munsokemo mu izina rya Yesu Kristo. Mwebwe mwinjiriye mu biryo, mwinjiriye mu byo kunywa, mwinjiriye mu bitotsi bya nijoro, mwinjiriye mu nzozi za, ndabasora mu izina rya Yesu Kristo. Atura ngo ndabasora mu izina rya Yesu Kristo mu amazina yose. Mwamyuka mibi mwe iteza indwara ni munsoka mu izina rya Yesu Kristo. Mwamyuka mibi mwe inteza kwiheba, ndavugana n'umuntu mu mutima ufite kwiheba, iyo myuka iguteza ubwihebe ni gusoke mu izina rya Yesu Kristo. Umuriro w'Imana yitwike, ndakwatura kubohoka mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo, ndakwatura kubohoka mu izina rya Yesu Kristo ducungurirwamo, ndakwatura kubohoka mu izina rya Yesu Kristo dukirizwamo. Urakoze mwami kuyu muntu abohotse, ngaho shima Imana uvuge ngo Mana urakoze kumbohoye. Ndagira nkubwire ngo kwizera kwawe kugomba kukumvisha yuko cyuvuze kiba kibaye. Buri iyo dukubiswe ngo ndakubita mu mwuka ijuru ritari kubita, iyo uvuze ngo ndatura kubohoka ijuru rihita ribohora, iyo uvuze uti mbaye muzima ijuru rihita risinya kubaye muzima, iyo uvuze uti ndakize n'ijuru bahita bashimangira kukize. Nuko nguko bimeze, akanwa kawe icyo kavuga gihita kiba ko kanya. Ntugashidikanye, ikintu cyose nkwaturiyeho ndi kugusengera mu mwuka gihita kiba, ntugashidikanye. Satani ntagakinishe kwizera kwawe ngo akugire gute, akugerageza kugosore. Aha rero tubonye ko Abisiraheli bari bafite intwaro, bajya mu ntambara bararwana. Nawe ugomba kujya mu mwuka ufite intwaro z'Imana. Intwaro z'Imana twabonye ko intwaro ya mbere ari agakiza, kugira agakiza kameze nk'ingofero ikingira uruhanga rwawe, ikingira umutwe wawe, ikingira ubwonko bwawe. Uwiteka guha intwaro y'agakiza mu izina rya Yesu Kristo. Icya kabiri twabonye ko intwaro ya kabiri mu isi y'umwuka ari iki? Ari gukiranuka, kwambara gukiranuka, kaba mu buzima gukiranuka, ubuzima bushukuri. Hakaba niyo ntwaro yitwa ukuri nyine, ukaba umunyakuri kandi ukaba ufite ukuri. Ukuri niwe Kristo. Ubundi ugiye kureba Yesu Kristo n'inzira n'ukuri, gutunga Kristo
bituma nawe uba umunyakuri. Gutunga Kristo bituma ukiranuka. Ijambo ry'Imana tubwira yuko yani hari ukwizera, hari ugukiranuka duhabwa kubwo kwizera Yesu Kristo. Gukiranuka tukaba kudashingiye kuko wumvira amategeko cyangwa ubahiriza amategeko, ahubwo ushingiye mu kwizera umwami Yesu Kristo. Wakwizera umwami Yesu Kristo bikaguhanirizwamo no gukiranuka, nkuko Aburahamu sogokuru kwizera kwa sogokuru w'abizera bose yizeye Imana bikamuhanirizwamo no gukiranuka, niko natwe twizera Yesu Kristo bikaduhanirizamo no gukiranuka. Ubwo rero sasa hari iyo ntwaro yo gukiranuka, hakaba intwaro y'ukuri, hakaba intwaro y'ubutumwa bwiza. Ubwo ukaba ufite ubutumwa bwiza, wumva ubutumwa bwiza muri wowe, nta nkuru z'incamugongo zikubamo, muri wowe wuzuye ubutumwa bwiza bw'Imana ihoraho. Hakaba intwaro yindi, ijambo ry'Imana ritwereka yuko ari intwaro y'ijambo ry'Imana, gutunga ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rikaguhindukira inkota. Inkota ubwo niyo tugabisha ibitero. Iyo watura ijambo ry'Imana uba urimo ushaka kugaba ibitero, ushaka kwivuna ku mwanzi wawe, nuko ugomba kuba wibitse mu ijambo ry'Imana. Hakaba rero na ntwaro tuze tuvugiye yo kwizera, ariyo tuzimisha imyambi yaka umuriro Satana turasa. Hakaba rero n'intwaro yo gusengesha umwuka iteka, mu buryo bwose bwo gusengesha umwuka iteka. So nuvuga ngo rero sasa ibyo byose iyo turi mu buzima iyo twinjiye mu mwuka, twinjira mu mwuka mu buryo bwo gusenga. Twamara kwinjira mu mwuka mu buryo bwo gusenga, tukaba twibitseho za ntwaro zose yo kwizera, tugasenga twizeye, tukajya imbere y'Imana twizeye, tugasengera indwara twizeye ko zigomba kuvaho, tugasengera ibibazo twizeye ko bigomba gusubizwa, tugasengera ibiturwanya twizeye ko tugomba kubikubita, tukabinesha, tukabinesha mu izina rya Yesu Kristo. So nuvuga ngo rero tugiye kwinjira mu ntambara z'umwuka. Intambara z'umwuka tuzinjiramo dusenga. Ntabwo ushobora gutsinda intambara z'umwuka igihe udasenga. Kimwe nuko ushobora gusenga ugasenga udafite izo ntwaro, nanone ukaba waneshwa. Usabwa kuba mu buzima busenga ariko wibitse intwaro z'umwuka, ufite kwizera, ufite gukiranuka, ufite ijambo ry'Imana, ufite agakiza kuzuye agakiza kuzuye, ufite ukuri, uri umunyakuri. Igihe cyose winjiye mu mwuka rero ukajya ugasenga, ibyo bintu byibitseho, ndajya nkubwire ngo nta mbaraga zakurwanya ngo zigushobore, nta badayimoni bakurwanya ngo bigushobore. Wumvise ko Imana yategetse umugaragu wayo Mose ngo ahorere Abisiraheli, abahorera mu buryo bwo gutoranya ingabo, agaba igitero. Amaze kugaba igitero yataka Abamediyani, Imana imuha imbaraga zo kubanesha. Ndagusabira kugira ngo Imana ikwambike imbaraga, nawe niba ushaka kwihorera kubikurwanya, niba ushaka kwihorera ku bazimu, ku badayimoni, ku myuka mibi, ku barozi bakurwanya, Imana ikwambike imbaraga mu izina rya Yesu Kristo zo kurwana nabo no kubanesha mu izina rya Yesu Kristo. Imana twumvise ko twamaze gusoma, hari umurongo wa nyuma waje utwereka yuko ngo n'uwitwa Baramu mwene Bowori, murongo twasomye ngo barwanya Abamediyani uko Uwiteka yabategetse. Mose bica abagabo bose, ngo barwanya Abamediyani uko Uwiteka yategetse Mose, bica abagabo bose, bica n'abami b'Abamediyani aribo Evi na Rekemu na Suri na Huri na Reba, n'abami b'Abamediyani uko ari 5, ngo kandi na Baramu mwene Bowori bamwicisha inkota. Uyu Baramu muramuzi, ni wa wundi wagiye kuva mu bwoko bw'Abisiraheli, wa wundi wagiye kuva mu bwoko bw'Abisiraheli, yatangira kurekura imivumo, yashaka kuvuma Imana igahindura, igafata akanwa ke kagatangira guhesha Abisiraheli umugisha. Uyu Baramu ntabwo Abisiraheli bagombaga kumureka, ntabwo Abisiraheli bagombaga kumugira gute, kumubabarira, kuko yashatse kubavuma inshuro nyinshi, aho bw'Imana ikitambika. No kuvuga ngo rero mu mwuka Imana ishobora kuguha imbaraga zo kurwanya abakurwanya, Imana ishobora kuguha imbaraga zo kurwanya abakuvuma, Imana ishobora kuguha imbaraga zo kurwanya abakuroga, kandi ukaba wabatsinda rwose mu izina rya Yesu. Uko rero uyu Baramu yarwanyije Abisiraheli ashaka kubavuma kenshi kubw'ibiguzi,
umwami Baraki yari yamuhaye cyangwa se yari yamwemereye kubw'icyubahiro, kubw'ibintu yari yamaze kumusezeranya. Ni kenshi uyu Baramu yashatse kuvuma Abisiraheli, yubatse ibicaniro bigira muri 7 kutununga mu misozi 7, akagenda yimuka ava ku gasozi ajya ku kandi. Ibyo ni ishusho itugaragariza ukuntu abarozi baroga, abarozi bavuma, abarozi batongera, badacika intege. Reka nkubwire ngo ukurwanya we ntacika intege, ava ku mupfumu ajya ku wundi, akajya kukurogesha, agatanga inka, agatanga ihene, agatanga ibintu bitandukanye, agatanga amafaranga kugira ngo akurogeshe, akagenda yimuka ava mu bapfumu ajya mu bandi kugira ngo arebe yuko agukubita hasi. Ariko wowe niba wizera umwami Yesu Kristo kandi ukaba udashidikanya mu mutima wawe, ndaguhanurira kano kanya mu izina rya Yesu Kristo, uko Baramu yicishijwe inkota n'Abisiraheli, ndatura kano kanya mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ukuroga wese inkota y'Uwiteka imunyuremo, nkoni y'Uwiteka imukubite mu izina rya Yesu Kristo. Ukurogesha ubukene akakujyana mu bapfumu ngo bakuroge ubukene, bakuroge kwizengurukaho, ngo bakuroge kutabyara, ndatura kugira ngo abo bose bazinze urubyaro rwawe, inkoni y'Uwiteka ibakubite, inkota y'Uwiteka ibacemo kabiri mu izina rya Yesu Kristo, ubyare mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zose zituma utabyara ndazisenya mu izina rya Yesu Kristo, amazina yose, imbaraga zose z'uburozi, imikagiro yose wakagiwe kugira ngo utabyara ndayitesha agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Imikagiro yose wakagiwe kugira ngo yanone imikorere yawe, ndasengera iyo mikorere yawe, ndabohoza iyo mikorere yawe kugira ngo ibe mizima mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Imbaraga zose zafashe kwizera kwawe zikakuvuruga mu mwuka, urakizwa uyu munsi, ejo ukagwa. Ntabwo ujya umuntu uhamye mu gakiza, ndamenagura izo mbaraga zituma udakomera mu gakiza. Ndasenya uwo mwuka utuma udakomerera mu gakiza, ukizwa uyu munsi, ejo ukongera ukagwa mu byaha, wakiranuka uyu munsi, ejo ugakiranirwa. Izo mbaraga zivuyanga kwizera kwawe, zivuyanga imyemerere yawe, zinjirira iyobokamana ryawe, zigatuma utayoboka Imana neza, utumvira Imana neza, ndazitwikisha amaraso Yesu Kristo, ndazirimbura mu mbaraga z'umwuka wera, ndakwatura kunesha ko muri Yesu Kristo, kuko handitswe yuko mwizera tsindishirizwa mu bintu byose. Ndatura ngo unesindishirizwe n'umwami Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima, tsindishirizwa na Yesu muri izo ntambara uhagazemo, tsindishirizwa n'umukiza muri izo ntambara urimo, mu izina rya Yesu Kristo zisumba amazina yose. Ndatura ngo imbaraga zirwanya gushaka kwawe zivumwe, zitsindwe. Buri mwuka wose uhagurukiye kurwanya gushaka kwawe, kubaka urugo kwawe, daimoni barwanya kubaka urugo kwawe, ndabavuma, ndabasenya mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo urubatse mu izina rya Yesu, ndatura ngo urubatse mu izina rya Yesu. Nawe atura ngo ndubatse mu izina rya Yesu, atura cyane uti ndubatse mu izina rya Yesu Kristo, atura cyane uti ndubatse mu izina rya Yesu Kristo usumba amazina yose. Imbaraga zirwanya iterambere ryawe, atura ngo nteye imbere mu izina rya Yesu Kristo. Uruzingo rwose rwari ruzinze intambwe zawe, rwastopinze intambwe zawe, ndarucisha amaraso Yesu Kristo n'izina rya Yesu Kristo, kuko handitswe yuko nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama w'Imana n'ijambo ryo guhamya kwabo. Ndahamya yuko ukize mu izina rya Yesu Kristo, ndahamya yuko ubohowe n'umwami Yesu. Urakoze mukiza n'umucunguzi, urakoze mutware w'abatware, urakoze Imana ikomeye, wowe utanga ubuzima kandi ugatanga kubaho. Ndagushimiye ko haye umugisha abantu bawe, izina ryawe rihimbazwe, izina ryawe rikuzwe, mu izina rya Yesu Kristo usumba amazina yose. Amashimwe n'icyubahiro kugarukire mu ijuru no mu isi. Urakoze Yesu gutabaye abantu bawe muri iri sengesho, kandi ugakoze kubatabaye ukabatsinda intambara zikomeye. Tunyaze iminyago bari baratunyaze mu izina rya Yesu. Uvuga uti nyaze iminyago nari naranyazwe, ndayigarukanye mu izina rya Yesu. Ngarukanye iminyago y'ubutunzi, ngarukanye iminyago y'urubyaro, ngarukanye iminyago y'amahirwe, ngarukanye iminyago y'igikundiro, ngarukanye iminyago yo kwemerwa, ngarukanye iminyago mu izina rya Yesu. Nyaze abanzi banjye ububisha banje, ndabanyaze ibyo bari baranyaze mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Ndabanyaze ibyo bari baranyaze mu izina rya Yesu Kristo. Ndagarura iminyago yanjye yose mu izina rya Yesu. Abari baranyaze ukuboko kwiza ndakubambuye mu izina rya Yesu Kristo. Abari baranyaze ingendo ngomba gukorera hano mu isi nateganyirijwe n'Imana, ndazirekipira mu izina rya Yesu. Ndazirekipira ingendo zose nagenewe gukorera hano mu isi, buri bihugu byose ngomba gukandagizamo ibirenge byanjye byanditswe n'Imana ko ngomba kubikandagiramo. Izo ngendo
ndazibohoza mu izina rya Yesu Kristo. N'ibyo bihugu mbigiyemo mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Abari baramboye mu gace kamwe n'ahantu hamwe no mu gihugu kimwe no mu gace kamwe katika jina la Yesu, nciye iyo migozi yose yari yaraboshye ingendo zanjye nategekewe gukorera hano mu isi mu izina rya Yesu. Iyo migozi ndayiciye ndayikatagura yose, nta n'umwe usigaye. Mbohoje iminyago yo kugenda mu bihugu byo hanze mu izina rya Yesu, kujya muri Aziya, kujya mu Burayi, kujya Amerika kwa jina la Yesu. Ingendo zose zari naranyazwe ndatura ngo ndazireke pe zose mu izina rya Yesu isumba amazina yose. Urakoze Mwami, tugwaye icyubahiro ko n'ingendo nazo dutahukanye umunyago wazo n'intsinzi yazo, dutahukanye amafaranga wadutegekeye gutunga buri mutu